murahubuka mudaje karame kabiri karame ko tare ndakoza ubwo wazabinyorera mpaka ejo ubundi se uri kurya abanyesha twarabanye inshuro nyinshi cyane koko ahiye nani nkibira ubuze ibintu ndi kumva birasekeje mubesha umusaza nakuri nagasaza kangana nka sogokuru wanjye kavuga karimo kwizigama kandi karamura k'icyo bura gapegerago hanyuma naho duhuye nako narasetse ntabwo nagwaye ngo mare nagwaye nyine burya agashana ho twabanye nawe ukagira imana winyeraniri none ikintu cyantangaje karamwe ukashaka kwizigama niba kwizigama ibiki muri barejo hazaza niba rejo hashize ejo hashize se bayizigama ntabwo byashoboka kubona ejo hazaza sikomeje gasanga mu kimwe ejo heza wenda hari ejo heza kuko numvise arimo ngo bwizigama bw'igihe kirekire Nibari kuwa gatanu nibari kubera igihe kirekire cyo gupfa nibari igihe kirekire cyo gurasirike simbizi oya reka nkubwire ntabwo we nta makuru ufite nakumvishe buri munsi wawe biririmbo ngo kanaka ngo yagize so indirimbo ngo mukubite ngo kubite nibyo sibyo bibera ari ntabwo ze ndirimbo bita Rwagitima sha Rwagitima se ni yande kandi ngo igisupusupu dukomeye igisupusupu cy'amajyane apo nayibutse ndi hanyuma se kwarumbye nkaho usa nkaho bizi ibyo hari ibintu nigeze kumva ngo byitwa ngo ejo heza ni ibintu ni ubwizige bw'igihe kirekire nkuko bamaze kubimbwira ni ukuvuga ngo weho utanga amafaranga gahoro gahoro uri kumva noneho uko yatanga ukagenda uyabitsa nyine uyabitsa uyabikize ejo hazaza hawe ni ukuvuga ngo kandi uko yatanga niko nahita ukongera andi mafaranga byumvikana ko niba uguze icupa rimwe bakongeza ijya kabiri nyine ukinywera oya wisamba tupako se kuri inzoga cyane nuko ntosoye impamvu reka bavuze ngo kwizigamira kandi njye ahantu nsigaye nizigama buri munsi no kwa gatandatu nizigamye kwa Karore yewe data we ariko hari ingegero twahuriyeyo sha intwarira agacupa kandi harasigaye mu kanzu nzunyu sinzire niba tsahurira kandi baramukubisugira amahane kubi nibyo wizigama gase oya reka nkubwire ukuntu neza bimeze sibyo ni ukuvuga ngo ni ikigega cya leta yazanyeho cyo kwizigama cy'ubwizigame bw'igihe kirekire sibyo uko nyumva neza mudahubuka ndakumva cyane ukabyubuka cyane noneho sibyo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri batanga amafaranga angana umwaka ukumva ni ibinga 15 byonye kimwe 2 3 4 10 15 noneho leta yaya n'impingira ukwezi kose akongera 18 18 kuva kandi 15 yego rwose ni ukuri ko bigenda bose nkabo bibye oya nagaruka leta rege dukunda ntugire dukunda gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire nase bihuriye na sako oya sako ni banki ariko hari no kwizigama bizigama pansiyo yawe ihazaza kuvuga ngo ariko ukuntu biteye basanga bazigama mu byiciro urukumva icyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri batanga amafaranga angana 11 urukumva noneho leta ikabongera 15 ku mwaka wose urukumva urumva utanga 15 yonyine ukagera 30 ku mwaka. Ejo heza ni ubwizigame bw'igihe kirekire butangwa ku bushake ku bakorera umushahara ndetse n'abandi bose bari mu byiciro by'imirimo itandukanye. Urugero abahinzi, aborozi, abacuruzi, abikorera, abamotari n'abandi. Ariko rero mwuka byana bihagazeho ikintu karasira yambwiye nibyo kwe kore nshaka kwizigama aho se caje nanduranya koko uzi ko nizigamye buriya nk'icyatanu ku kwezi yazajya kugera no mu mwaka 15 bigejeje ibyo nokuri ejo heza nta kitazadukorera twe niba nizigama 15 se bakanyiraho 15 reka nanjye nazagura akamodoka kanyahanya nka bindi sha oya kansoza akazi ka data buje ariko kuri ngomba kwizigama nanjye nkageraho ngera azasaza njya cyane muto nazasaza aka kazi kari nini njya muri kuri munsi sha reka ntaye nyine nta kondo bwo nzaba nkakomeza nejo nyine ariko se go deriva we wigeze wumva biriya bintu byo kwizigamira numvishe ejo bundi muri radiyo ra ngo nejo heza ngiye kumva byumvisha hari amafaranga tuzaza twizigamira ntabwo ari abakozi ba leta bonyine ni twebwe abahinzi uyu muceri nimba ugurishije ibihumbi 18 wakuramo ko leta ikongereraho ibindi 18 ukagira 30 ku mwaka ubwo za 18 utunyanya turimo ubwo ariko se Goderi uri kunyumva ibyo mvugara ndakumva ariko reba nawe udufaranga kuri reka nkubaze ibihumbi 20 tubona muri uyu muceri wizigamye 15 leta ikakongeraho ibindi 15 ku mwaka ukabona 30 andi 5 ukayaguramo inyanya urumva wabo wishe umuntu ubwo nushaka ngo mbe ikigoryi nka mwana kwa kamonyo ubusura ndi ikigoryi uyu
ufite reba imyenda uba wambaye ukuntu iba imeze utansuzugura umva uziko wa mwana kwa Kamonyo numvise nawe yararindagiye gutyo nkawe ngo arashaka kuzagura ikibimu niba arayigura nase ureka nkubwire uzi ko naba mu cyiciro cya kabiri ari uko bizagenda wari uzi oya se manzi reka manzi wanyumvishe ukareka kuvuga kumvugiramo abantu bo mu cyiciro cya kabiri nabo nuko bizagenda uri kumva n'uyu musaza nawe yarabyumvishe muri radio niba ugiye ngo ndakubeshya reba n'amaguru yanjye hari ubwo yavunitse ko wiri kuyagaburira se wari wabona kungana nk'uku kwanjye ariko narizigamiye ese ubundi yabyo ngo wabyumvishe njye nabyumvishe kuri radio na ya televiziyo merutse kugura iriya televiziyo merutse kugura niyo mpamvu niyumvira ibikinamico gusa ibintu by'ibiganiro simbi nabibonye no kuri televiziyo yitwa BTN rega niyo mpamvu utazatera imbere wayimenya ute wirirwa mu nyanya urya utanabyibuka none se ushatse kuvuga ko nanjye hinga foto wari uzi ko se nawe mu cyiciro cya gatatu batanga 18 bakabongeraho 50 ku mwaka ku ijana nakubwiraga nyine icyiciro cya gatatu ko ari 18 utanga bakakongeraho 50 ku ijana ubwo niyumvisha ngo ni 9,900 ubwo ngubwo ariko se njyewe Goderiva mwene Musamvu nabyutse mbona dore twarahinga twarangiza tugahunika dore nanjye no muceri wanjye nzagurisha njye sindi umuhinzi naho ibyo kuvuga ngo oya mba nkubaze njye sindi umuhinzi none se wa mwana wanjye w'imfura Kararisa ubu niga muri kaminuza ejo bundi nagiye kujya gukora muri banki koko narabyumvishe ngo yatangiye kwiga ahubwo wari warangishe umva ikibazo ahantu kiri bari abakire bagasasira bariya bagasasira abandi batuye hari hakurya bariya batuye hari hakurya we ni 70 ku mwaka bazaza batanga na 2 cya 4 bafite za modoka niba bita ngo za umunani njya mbibona bigenda hanyuma harya ubu njye ndi mu cya kabiri wari mu cya kabiri ibyakemutse uzatanga 50 ku mwaka bakongereho uzatanga 15 ku mwaka bakongereho 15 ugire 30 mbese umva amafaranga atari menshi inama ishobora kuza kuba ariyo wiki ako ntago ndazemera neza Goderiva wereka Goderiva mu bwigunge byibuhe ntacyo bimaze wowe reka tugane kino kigega kuko niyo twaba abahinzi niyo twaba abahinzi tugomba kubaho neza ubu se ni wakwisigama ukongera ukanarya ifiriti cyane ukabera ko abakire bagasasira barya imireti muze ibyo mvuga sibyo nibyo muze nibyo rwose kwizigama kuko nawe waranabyumvishe muri kandi ugomba kubita Banyarwanda nubwo waba utwara igare ushobora nawe kwizigamira mu kigega ejo heza kugira ngo uzasaze neza ahantu ushobora gutanga amafaranga leta ikakongera hajya kungana na abantu bari mu cyiciro yaba icya mbere icya kabiri icya gatatu ndetse n'icya kane twese dushobora kwizigamira mu kigega ejo heza ejo heza hanjye hawe ha twese ejo heza ni ubwizigame bw'igihe kirekire butangwa ku bushake ku bakorera umushahara ndetse n'abandi bose bari mu byiciro by'imirimo itandukanye urugero abahinzi aborozi abacuruzi abikorera abamotari n'abandi Umunyarwanda wese ufite indangamuntu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu ndetse n'umunyamahanga utuye mu Rwanda. Ababyeyi bemerewe gufunguriza konti muri ejo heza abana bataragize imyaka 16. Abandi bantu bose basanganywe ubundi bwiteganyirize muri RSSB cyangwa mu bigo bitandukanye nabo bemerewe gufungura konti ku bushake muri ejo heza.
abakoresha bemerewe gufunguriza konti abakozi babo harimo n'abakozi bo mu rugo. Umuntu yizigamira akurikije ubushobozi bwe. Ushobora kugena umubare w'amafaranga uzajya wizigamira muri konti yawe muri Ejo Heza. Umunyamuryango w'Ejo Heza ashobora gutanga ubwizigame bwe igihe cyose aboneye amafaranga. Ejo Heza izaha abanyamuryango amahirwe yo kugira ingano itubutse y'ubwizigame ndetse n'inyungu zibukomokaho. Mu rwego rusange, ubwizigame bw'igihe kirekire buzafasha igihugu kwihutisha iterambere mu nzego zose, ari nako abanyarwanda bwite bakomeza kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda yateganyije uburyo bwo kunganira abanyarwanda bazizigamira muri Ejo Heza ishingiye ku bushobozi bwabo butandukanye mu rwego rwo kuzamura ubwizigame bwabo kugira ngo bazagire amasaziro meza. Gufungura konti ndetse no kwizigamira muri Ejo Heza ukoresheje telefone biroroshye. Kanda akanyenyeri 506 urwego kuri MTN Rwanda na Airtel Tigo ukurikiza amabwiriza. Izigamire uzasaze ufite agaciro n'umunezero. Ejo Heza, ubwizigame bw'igihe kirekire.